igice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Vani yaramaze kubaza Hari ndetse na Maya aho baba bahuriye na Rina ndetse ahangaha yanababajije ati njyewe naba mpuriye hehe na Rina isano twaba dufitanye ni iyihe inkuru yacu reka tuyitangirira n'ubundi kuri aba ngaba bombi bakibyumva bahera ko bagwa mu kantu ariyengera tuze boza ati niko shaka uvuze ngo iki tuza ati ntabwo ikibazo gisubiza ikindi nimbaza ngo mvuze ngo iki ndabizi wabyumvise ariko niba ushaka ko mbigusubiriramo it's okay nabazaga ndetse na Ari abo bantu uko ari batatu bapfaniki hanyuma njyewe Evan njyewe ituze Evan nihe sano naba mfitanye n'uyu Molina arariyumvira avuga ati ibyo bintu babikuye ubundi si uwo Molina uri kuvuga umuntu ki Maya mu burakari bwinshi ahera akabwira Evan akavuga ati ituze uzi n'ibindi niba waragiye kwa nyogosenge kugira ngo agire ibyo agupakiramo akagira ibintu yakubwiye yakubeshya twe ntabyo tuzi Evan ati kuki mwumva ko hari ibintu yampakiyemo ambeshya ese ubundi ni igiki muri kumbesha iki mushaka ko ntamenya kuki njye na mushiki wanjye mukomeje kutubeshya ese ubundi muri kungukira he nta kindi kintu nkeneye kumenya ndi kubasaba ikintu kitagoye cyoroheje nansobanurira menya ngo Rina ni muntu ki
yitegereza Ituze akamubwira ati Ituze ari njye nawe ninde utegeka undi ati ni wowe ati sasa rero ibyo bibazo byawe uzajye gushaka undi muntu ubigusubiza yo kumbaza ngo Rina ngo ngahuriye nanjye mufitanye iyihe sano birakumarira iki wahaye gasopo uzongera kumbaza icyo kibazo Evan atari kodari ari mu burakari bwinshi aravuga ati ziba asoni Rina undi Rina urashaka kumenya ngo bimara iki bitanga iki ugenda umuzure se wongera umugarure se ukosore ahahise se nzamurira kamere bituma nibuka ahahise nakwinginze niba ufite ubwenge va mu maso yenda Ituze ati simvana utambwije ukuri arazibanga ngo n'uburakari agakubita Ituze urushyi rwiza cyane ati mva imbere nangwa se ngushwanyaguze kano kanya Evan azenga amarira mu maso avuga ati nta kindi kintu nari niteze nta n'ikindi kintu ushobora gukora kuzahora uri ikigwari mu maso yanjye ubundi na mbere hose natutezwa gureba ndababara gureba natakaga wumva none no kumbwiza ukuri birakunaniye ese kumbwira icyo mpfana nawe ibyo bikunaniye ntabura se Rina numvise umwana yashakaga kabaho yaba atarabayeho mu rwego rwo gushimangira icyo yashakaga ukanyita amazina y'uwo mwana bwapfanaga iki icyo kintu cyonyine nkeneye kumenya ahari wenda ashaka kuba atari na mama ariko mfite uburenganzira bwo kumenya Rina ni muntu ki yegera Evan mu burakari bwinshi agatangira gukubita kubera yuko aba amwibukije ahahise Maya we aba ari maseka ariko byenjoyinga umutima avuga ati mwica n'ubundi waramwibyariye ndetse ahari umwambuye ubuzima kano kanya mwuka neza ukawumaramo Evan ati nyica n'ubundi waranyibyariye nyica wakigwariwe nyica wa mugome we umubyeyi gito gusa agira gutya akamufata akamusohora mu nzu agafungura gate akamusiga hanze akamufungirana arahera ko ajya mu cyumba akigunga umutwe we agatangira kwibuka Rina akibuka agitwite ibyo yagiye amubabaza akibuka n'umunsi wa nyuma ahumeka uba bazima uburyo yararimo yisabira umwana wari ugomba kubaho akibuka uburibwe yanyuzemo nyuma yo kubura Rina buba
byinshi agatangira kumenagura ibintu byose. Yaramukomangira akamubwira ati ariko noneho wasaze. Wowe wakabaye utura uwo mujinya uramuretse aragiye. Urimo uramenagura inzugi n'amadirishya. Byagukoze iki? Ibyo biguteye umujinya? Dufite ikihe kibazo? Ararakara, arahaguruka agafata Maya biturushye rwiza cyane. Akavuga ati byose ni amakosa yawe. Iyo bitaza kuba wowe ntabwo ibi byose byakabaye byarabaye. Ese ubundi uratekereza? Erega kuba ntavuga ko umutwe wanjye uri mu busa. Izi mpamvu nagiye mwihorera inshuro nyinshi. Nagira ngo ntazabaho nicuza uko mbayeho nicuza nanone. Impamvu mwihorera ukidedembya nuko mba ngira ngo ntazigera nongera gukora ikosa nk'iryo nakoze na mbere hose. Maya, uzi ikintu nicuza? Ati wicuza iki? Arivuga icyo wicuza. Wicuza iki? Araceceka ntavuge. Ahera ko yigarura agasaba Maya imbabazi, batumbabarire. Numvaga byandenze. Amasaha aragenda akicuma. Latina ndetse na Tania na Rihan baba bagiye gushaka Evan. Lydia we aba yasigaye mu rugo, ariko ubona asa naho afite ikibazo nawe, intekerezo ziwe ziri kure. Akirimo yibaza byinshi, ituze arahahinguka. Araza akamwicara iruhande, yamureba akabona arasa naho afite ibintu bimeze nk'inguma. Amubaza ati kandi ubaye iki? Ugiye uri muzima? Ubaye iki ko mbona mu isura usa n'uwakomeretse? Ituze mu mubabaro mwinshi n'agahinda avuga ati shanga, maze gutamwa ibintu byose. Aho bigeze ubuzima ndumva nabutamwe. Ese nuko bigenda? Ese nuko mubigenza? Ari wowe, ari ari Maya, ese muri kumfatanya? Uko ko arangenje aho kumbwiza ukuri ukuntu angenje. Ese ubundi kubaho bimara iki? Ubu buzima bumara iki? Nta na rimwe nari nibona nseka, nta na rimwe nari nibona nezerewe, mpora notezwa, singira uburenganzira nk'abandi bana. Nta kintu n'iki na kimwe nshobora kwikorera. Icyo nkoze cyose gihinduka ikosa, icyo ngerageze cyose gihinduka
icyaha uhereye mu buto bwanjye naratotejwe naranzwe narakubiswe narabonabonye ese nuko nakabaye mbaho ese ntibinkwiriye mbizi ukuri ese nawe ntabwo ushaka ko mbwiza ukuri nabarira umbwire ni wowe wenyine ushobora kumbwiza ukuri byariyumvira ati mwana wanjye reka nkubwize ukuri njya kukubwira inkuru ya Maya na Ali ndetse na Rina n'isano ufitanye na Rina mwana wanjye rero uriya papa wawe mbere hose yari umunyabigwi yari umusitari abakobwa baramukundaga yari afite igikundiro yari umuhanga cyane ntekereza ko n'agahigo yaciye nta muntu uragakuraho papa wawe rero yahuye na Maya barakundana kubera ko Ali yari umusitari abakobwa benshi bamwiteretera bamushaka Maya yaramufuhiraga cyane imyaka ya Maya umuryango we waje kwimuka ujya muri Amerika barajyana ariko akomeza gukundana na Ali babonanaga gake gashoboka ariko Maya yakundaga Ali nyuma y'igihe kitari gitoya Maya yaragiye Ali yaje gusohokera ahantu ahahurira na Rina Rina yari umwana warezwe yari umukobwa wuje ikinyabupfura yari yuje umuntu umukobwa witondaga cyane kandi wagiraga urukundo gusa nanone yagiraga defo wa muntu wacecekaga ntubashe kumenya ibyo ari kunyuramo kandi ari kunyura mu bikomeye gusa akimara guhura na Ali bahanye contact bagira bavugana bisanzwe Rina ntiyarazi Ali yarazi n'akazi akora ibyo ni ibintu byatunguye Ali kuko yarazi ko abakobwa bose hafi ya bose baba bamuzi yaramenyereye kuba agaragiwe n'abakobwa yatangiye ari inshuti gusa ariko ubucuti bwabo bwaje kubyara urukundo Ali na Rina batangiye gukundana Rina yarakira umwana muto cyane yigaga mu senior 6 nubwo baje gukubagana nyuma yo gukubagana arabateye Rina nakubwira uburibwe Rina yanyuzemo
ariko akimara gutwita yahuye n'ibibi gusa, yaratotejwe, yarakubiswe, yaraburaye, yarabwiriwe, yarajwe hanze. Ibibi byamubayeho nibyo byinshi. Keretse ahari abaye ari hano niwo wakubwira ukuri kwa byose. Ivan ati none se nyuma yo gutwita hakurikiyeho iki? Nyuma y'uko gutotezwa iki cyamubayeho? Ese basi arahari? Basi si uwo mwana yari atwite? Ninde? Nkeneye kumenya. Ese yaba ari we njyewe? Ati tuza mwana wanjye ndacyakubwira, niyemeje kukubwiza ukuri. Evan ati ngaho ukomeza umbwire. Ati rero mwana wanjye, hari ibyo numva ntakubwira kuko ntabwo byaba ari byiza kubyumva. Gusa nyine byatwaye imbaraga kugira ngo Lina na Ali babane. Byaje kurangira babanye. Lina na Ali bari babanye neza, nta kibazo bafite. Urugo rwabo ari na rwiza. Ariko nyuma y'igihe gito Kidobya yaje kuzamo. Kidobya yajemo rero mwana wanjye, nta yindi ni Maya. Sinzi umuntu wabwiye Maya ko Ali yashatse, yaje nk'umusazi atarwiyambitse, ava state aza mu Rwanda. Ntabwo nzi ngo yaganiye ibiki na Ali, sinzi ukuntu baje kubyuzuza. Ikintu nibuka cyonyine ni uko Lina yambwiye ko bombi babana uwa batatu, ariko ambwira ko yari amaze igihe yarabahunze. Iby'uko Maya yaje mu rugo yabimenye umunsi Lina apfa. Ikintu n'iki na kimwe nari mbiziho, byose byamubayeho. Yaragiye arabyihererana. Ndibwirwe nkubwira byinshi. Ikiganiro wumvise icyo nagiranye na mama wawe mbere y'uko apfa. Evan, Lina niwe mama wawe wa nyawe. Mukaso ntabwo ari we wakubyaye.
kuko twaguhishe uko kuri kose uhereye mu buto bwawe. Ari yari yarambwiye ko adakeneye ko abana be bazakura bazi ko badahuje mama wabo. Ni kenshi nagiye mbinginga ngo bababwize ukuri ariko barananiye. Gusa ukuri kwa byose ari niwe papa wawe. Ntutekereze ibindi. Rimwe wajyaga wicara ukibaza, rimwe na rimwe nanjye ukambaza, ubundi ngakumva uri guhata papa wawe ibibazo, ubundi ngakumva ubyivugisha. Nta muntu n'umwe wigeze akwadapta, nta n'uwigeze agutoragura. Ari ni papa wawe. Nubwo Maya atakubyara ariko ugomba kumwubaha nka mama wawe. Bana ati kumbe. Hanyuma aho wizitaniya taniyeho nini we dupfana iki? Ninde kuri njye? Ati rero mwana wanjye, Taniya ni mushiki wawe kuko muhuje so, ko mutandukaniraho ko mudahuje mama. Maya niwe ubyara Taniya. Ubona ko mutanarutana cyane, mwenda kungana. Tuza ati none se ngusaba akantu? Ati nta kibazo mwana wanjye. Tuza ati niba nakugoye mubyeyi, wanjyana ukanyereka aho rinashyinguye. Ati nta kibazo. Bombi barahaguruka ariko ukabona Evan afite akantu k'igihunga, ameza kwihagararaho, azenga amarira mu maso, imyoza buri kanya ariko azunguza umutwe. Gusa akagerageza kwereka Lydia ko akomeye. Agira cyane agafata Evan ukuboko bakerekeza kumva yarira. Bakihagera Evan kwihangana biramunanira, agasuka amarira. Yitegereza ifoto ya mama we, igihe yapfiriye, imyaka yari afite, akibuka amwe mu magambo yumvise muri audio. Akarushaho gushavura. Ararira, ikiniga kikaba cyose, agerageza kuvuga ariko bikanga. Ahera akahaguruka akitegereza Lydia mu maso, akazunguza umutwe, ubundi agahera akagenda. Ajambo niri na rimwe abwira Lydia, ahubwo amutera umugongo, agasharamo akagenda. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese niki kiri bukurikire?
Evan arakora iki nyuma yo kumenya uku kuri? Ese aho arabibwira Tania? Inkuru yacu rero yitwa Warahemutse. Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Yewe nitwa Atete. Ndeka kandi nanjye wibagiza.